Agatha Habyarimana yandagaje Perezida Paul Kagame, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Uyu mugore Agatha Habyarimana, umugore wa Habyarimana, aho ari kugenda yerekeza mu binyamakuru bitandukanye, agatangira gusebya Perezida Paul Kagame, benshi bagoreka amateka bakayavuga uko atari, ariko buri muntu wese yavuga uko yishakiye, ariko icyo uyu mugore wa Habyarimana yavuze yagiye agarukaho cyinshi gikabije cyane giteye n'ubwoba. Bimwe muri byo yagiye agaruka ku buzima bwabo we n'umugabo we nyakwigendera Habyarimana, ubuzima babayeho, segiteri bagiye bavukiramo, ubuzima bw'abana babo, uko bayoboraga, uko byari bimeze mbese hambere. Rubyiruko rero mwumva amateka y'igihugu ku mbuga nkoranyambaga adakwiye, mukayumva uko mwishakiye, mutayumvishijwe n'ababyeyi bafite amateka ya nyayo mu gihugu. Biragoye cyane kugoreka amateka y'igihugu, ariko ibyo mukora byose, niba mukeneye ubuzima abajene mu buzima buzira umuze, ubuzima busesuye, mwumva amateka yaranze igihugu neza kandi muyasigasire, mureke kumva ibihuha no kumva uko amateka atari, dore tugeze muri bya bihe bitwibutsa amateka. Abaturarwanda cyangwa se abajene n'abandi bose b'abaturarwanda babayemo mu Rwanda, kugira ngo bidufashe kubaka igihugu cyacu gikomere, amateka atazasubiza inyuma igihugu cy'u Rwanda cyavuye ahantu habi, ariko ubu ngubu igihugu gikeneye n'abagituye kwerekeza heza. Ntawifuza gusubira habi yavuye, keretse utahazi, udafite icyo azi n'uvuga ngo uwangeza muri biriya bihe nakwitwara gutya, kandi bitashoboka abigezemo yakwicuza gusubira mu bihe byiza. Mbabwira ngo niba mugeze hano kuri uyu muyoboro wa YouTube, mukore subscribe, like, comment. Ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, mwarakoze cyane, mukomerezaho.